ntacyo nzaba amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika ntacyo uzantwara. Yes, amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Genesis TV 387 mbibutse ko tugeze mu mwanya w'ikiganiro Shalom. Of course iyo bigeze amasaha nk'aya ngaya aho rukuramya Imana no kuyihimbaza mu kiganiro Shalom Gospel Show. Ngira ngo nkuko mashije kumenyera cyenda tubatumira abahanzi batandukanye cyangwa se abakozi b'Imana of course cyangwa se abapastor, aba evangelist, bishops ndetse n'abaposo kugira ngo bagende batubwira icyo Imana iba yabashyize ku mutima bo bakeneye kuganira natwe cyangwa se n'abakozi b'Imana cyangwa se na audience. Just hari byinshi baba batuganiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki kiganiro rero aba ari ikiganiro cyo kuramya Imana tuyihimbaze, twumve byinshi bitandukanye dore ko turi no mu bihe bitoroshye ntago tukibasha kwidagadura cyangwa se ngo turamye Imana nkuko byari bimeze mbere kujya muri church tukuzura tukasuka nyina amarangamutima yacu imbere y'Imana. Ariko ku muntu uba wicaye kuri televiziyo yiwe ari mu rugo ahangaha dushaka kubimufashamo kugira ngo byibuze abashe kuba yakwegera intebe y'Imana just like nabwo aramya Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkwibutse ko ukeneye kugeza icyerekezo cyawe mu ijambo rimwe Genesis TV Rwanda ukatubwira byinshi bitandukanye cyangwa se ku muntu turi ubashe kuvugana nawe, ku muntu turi ubashe kuza kuba turi kuganira nawe mu kanya gato ndagaruka mubabwira of course. Ariko ku bantu badukurikira kuri social medias mwamaje kumubona, ariko nyemerera turebe just like indirimbo gato y'uyu mukozi w'Imana and then ndagaruka mbabwira umuntu turaba turi kumwe nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Ntujye kure ya televiziyo yawe, turagaruka mu kanya. Ntacyo nzaba amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika ntacyo uzantwara. Nambibabwira uyu munsi wa none ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu kiganiro Shalom Gospel Show hamwe nanjye Byiringiro Octave turaza kuza kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu n'umukozi w'Imana just aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Benshi muramukunda of course, ndabizi neza ko muri buze kuza kungaragariza urukundo rwanyu. Actually natangiye no kubona messages mu kanya gashize ubwo twari turasohora poster. Numwe mu basore bazamutse neza afite indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza and then kandi indirimbo zifasha imitima ya benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So uyu munsi wa none ku bantu bose badukurikiye muri uyu mwanya turi kumwe na Nkomezi Prosper, my big brother. Bite boss? Ni sawa. Umeze neza? Ndashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Uri kure ariko koraho tu. Okay. Kibazo. Amakuru yawe? Ni sawa kabisa. Biragenda. Turashima Imana. Amakuru y'iminsi? Ni meza. Twari tuburanyeho byatari. Ariko ndabizi iyo wabuzeho hari ukuntu buri nyine gutegura ikintu. Uri mu gikoni hari hirya y'abantu hari ibintu urimo gukora. So uyu munsi none ntago waje wenyine, nabonye wazanye n'umuvandimwe just like ushobora kumwintroduce tu. Yitwa Christophe Ndashimiye. Christophe Ndashimiye mwiza n'umucuranzi. Hari n'indirimbo twakoranye. Yes. Yitwa Uruwera. So munsi ari hano kugira ngo bamfashe gucuranga acoustic. Yeah. Yes, Christophe nawe tugwaye ikaze muri Shalom. So Nkomezi, actually ngira ngo ibyo byose turaza kuza kugira umwanya, ntago ndibuze kuvuga ngo ukore introduction. Abantu benshi barakuzi ngira ngo maze igihe kitari gito mu muziki wa gospel hano mu Rwanda. Nkomezi Prosper ni izina ritari rishyashya, ni izina rimenyerewe mu matwi y'Abanyarwanda of course. So nagira ngo just like utubwire muri make ofete waruhugiye mu biki nyuma y'ibitaramo, nyuma yo gutangira gukora ibintu byinshi bitandukanye. Ubushize wari uri aha ngaha mu minsi yashize mwakora indirimbo na Bidina na Mr. Inde Gentil, sorry. Yes, afite hari ibikorwa bimwe wari umazemo igihe ariko ngira ngo hari hashize nk'igihe kigera nko ku mezi 4 cyangwa se 5 utarimo uragaragara. So mbwira mu magambo make afite waruhugiye mu biki mu bikorwa wari urimo of course muri icyo gihe cyose. Narimo ndatunganya kuri album ya kabiri. Gukora muri iki gihe biragoye kubera isi irimo iranyuramo by'icyorezo. Donc bifata igihe kinini uko nanapanze gahunda za ntago ariko byagenze.
ariko narimo ntunganya album yanjye indirimbo zigize album ya kabiri. Ariko ibyo byose like mu buzima bwa buri munsi ntabwo uri muri studio ma boss? Hari ibindi bintu byanjye bitari bidahuye n'umuziki. Usigaye gukora business? Oya ntabwo ari business, hari ibindi bintu nsigaye mpugiyemo cyane bidahuye n'umuziki, nabyo byatumye sa n'ubuzeho gatoya. So ibyo bintu nabyo uzabitwereka mu minsi iza cyangwa nibanga? Usanga ugiye kurushinga urugo nawe? Oya biri vuba? Hari abantu bagakwiye kubaza ibyo ngibyo. Wowe ntabwo uri muri abo bantu? Oya ndacyari igihe ntikiragera? Ntabwo naza muri top 10 nka kwa kundi bavuze ngo ntabwo naza muri 20. Hari abantu bagiye babambeshyera by the way. Anyway, just like uyu munsi wa none turi mu kwezi kwa gatatu, ngira ngo umwaka utangiye kwihirika, utangiye kongeraho indi minsi. Nkomezi ibyo byose turaza kuza kukubona mu ishusho nshya muri uyu mwaka wa 2021. Yes, hari ibyo turi buze kuvugaho cyane cyane kuri story behind the song y'indirimbo yawe Nshoboza uherutse gushyira hanze. Ariko wenda before yuko tuza kuza kuyijyamo, ndagira ngo noneho just like utubwire muri uyu mwaka Nkomezi tumwitege gute? Nibiki noneho ugiye gutangira kudukorera koze umwaka wa 2020 warangiye, ubwo uri hano uri kurangira ari byinshi watubwiye yuko washaka gukora utabashije gukora. So noneho 2021 ni plan ufitiye plan mu muziki wawe cyane cyane? Mfite plan nyinshi. Hari igihe bivuga hazamo ibintu bituma bitakunda abantu bakagira ngo warabeshe cyangwa uvuga ibyo udakora. Aba byiza rero gupresent ibintu nyine wamaze gukora. Mfite ibintu byinshi byo gukora. Harimo gusoza album yanjye ya kabiri, hari ibitaramo nteganya gukora no mu bindi bihugu niramuka bikunze. Hari kurangiza album yanjye ya kabiri, ndateganya na live recording mu gihe kiri imbere. Urumva ibyo byose ni ibikorwa bihari kandi biri muri plan ngomba gukora uyu mwaka bikarangira. Na album ya kabiri izarangira uyu mwaka. Uko byagenda kose bigomba kurangira. Ufite kugira ngo ku muntu ukurikirana ibihangano byawe cyane cyane, impamvu nari nkumaje kino kibazo, akunze kubona indirimbo zawe nyinshi. Yes, mutwihanganire kwa ko kabazo technique kari kabayeho gato, ariko ngira ngo nkuko twakomeje kugenda tubabwira cyane mu kiganiro Shalom Gospel Show kuri Genesis TV 387 ku bantu babanye natwe, ngira ngo tugitangiye ikiganiro cyose turi kumwe n'umukozi w'Imana Nkomezi Prosper. Niwe tugiye kuba turimo turaganira muri kano kanya, cyangwa se n'ugiye kudufasha kuramya Imana no kuyihimbaza muri uyu mwanya wa none. Ngira ngo Nkomezi wari urimo uravuga, just turimo turavuga twibaza ku ndirimbo zawe 90% yuko usanga ari indirimbo za worship. No turi kwibaza ni ihe mpamvu udashobora kuba wasohora indirimbo iri urban cyangwa se ibyinitse kugira ngo natwe abajene tubashe kwiyumva mu ndirimbo zawe. Bigenda bite? Nibyo nahoze nsobanura, akenshi usanga ariyo inspiration Imana iba yampaye, akaba ariyo ntanga cyane ko biri mu byo nkunda worship cyane. Ndetse ko worship atari kuvuga ni nayo kamere yawe. Birashoboka. So nk'uyu munsi wa none ujye ubona energy aba MC bakoresha iyo bari kuri stage. Uyu munsi wa none uramutse ugiye mu gitaramo ugasanga MC wagombaga kubayobora uwo munsi wa none like ntabwo yabashije kuza, and then avuga Prosper uyu munsi waruje guperforminga ariko none birahindutse ugiye kutubera MC, so why wash? Ntabwo nabishobora. Ntabwo byavamo. Twagerageza icyo gihe. So ariko nazo zizaza ndabyizeye ko ari n'ingenzi ikora rimwe na rimwe nubwo ntazisohora ariko zirahari. So iyo munavuze urban just like wenda bavuga like indirimbo zidunditsemo harimo za hip hop wenda n'iki wisanga wenda warikoze nka rap? Yo ntabwo nayishobora. Ntabwo byavamo. Ntibyavamo kabisa. Wenda indirimbo ibyinitse ifite wumva nyine ibyinitse yihutamo, iyo ngiyo biroroshe kuba. Kandi unakumenesha ibanga tu ukaduha nk'akabiti gato y'ukuntu kazaba kagenda karirimbo urimo uradutegura. Ka hip hop? No, like ka urban ako kabyinitse ushaka kuzasohora munsi. Ufite ubwoba ko abantu bahita bagatwara? Ubu nyine byarakomeye. Anyway, thank you so much. So ngira ngo wenda ku muntu wabashije kudukurikirana cyane, turimo turaba amashusho y'indirimbo nziza yitwa Nshoboza. Tuvuye mu ndirimbo just like zitandukanye, ku muntu ukurikirana indirimbo zawe byibuze gato, ariko mbere yuko just like
tuza kujya ku mashusho y'indirimbo Nshoboza. Sinzi impamvu ndi kwiyumvamo, mfite utubazo twinshi ndi gushaka kukubaza dutandukanye, kandi indirimbo ndashaka kuyizana muri segment y'inyuma cyane. Ariko just ndabona ewana utaraba tayari neza. So ushobora kuma kano gato amasegonda makeya, and then when ufatanyije n'umucuranzi wawe akushaka. Igihe kimwe nari mu bihe bikomeye, nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we, numvirwa igihumure rimpamagara, komera shikama witinya ntacu uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe mu bihe bikomeye, ndi mu ruhande rwawe, ntacu uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe. Igihe kimwe nari mu bihe bikomeye, nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we, numvirwa igihumure rimpamagara, komera shikama witinya ntacu uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe mu bihe bikomeye, ndi mu ruhande rwawe, ntacu uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe. Ufite ubwoba bw'iki? Witinya mwana wanjye, ntacu uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe. Ntacu uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe. Ntacu uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe. Nice one. Thank you so much. Just like niki ngiki nashakaga kugira nabona gutabyina. Okay, nta kibazo, mukanya ushyiremo indi ndabyina. Ushaka ko duhaguruka tukabyina? It's okay. Ufite impamvu nari nkubwiye ngo umpakano umuntu yumvisha ibihangano byawe wandika umunsi ku wundi, indirimbo ku yindi. Like bigufata igihe kingana iki kugira ngo wandike indirimbo? Kuki just like message nk'izi ngizi arizo wibandaho cyangwa se buno butumwa aribwo wibandaho mu bihangano byawe cyane cyane? Biterwa n'indirimbo. Hari igihe ushobora gukora igice cy'indirimbo bikagufata nk'amezi nk'atanu cyangwa umwaka ukiri kuri ya ndirimbo, ariko hari n'igihe Imana iguha inspiration ukaba wakora indirimbo umunsi umwe cyangwa amasaha abiri, indirimbo ukayandika ukayirangiza, ukayiha structure nziza, uburyo itangira n'uburyo irangira, ukaba waje studio umunsi ukurikiye ukayikora. Wow. Mu ndirimbo zose umajiye gushyira hanze abantu bazi, ni indirimbo yakugoye, ni indirimbo yihuse gukorwa? I mean kuza no gukorwa. Indirimbo nakoze binyoroheye cyane ni yitwa Nzavuga iyo neza. Nzayivuga. Nzavuga iyo neza. Yanyoroheye neza. Yes. Yanyoroheye gukora. Ndimo navuga ko yafashe igihe kinini. Ni iyi nasohoye. Iyi ngiyi. Yes. Nshoboza. Byatwaye igihe kirekire. Kingana nka gute? Nkumva ari ikintu nahinduramo. Nkagikora comme producer, byafashe igihe kirekire paraporo n'izindi ndirimbo. So no, just like ndutandukanyirize izo ndirimbo ebyiri, iyo ngiyo yakoroheye n'ingiyi just like yagufata igihe kinini? Yanyoroheye nayikoze ndatekereza ari iminsi ibiri. Amagambo yose, ibitero, just kuza byose yari irangiye no kujya muri studio ugakora everything? Nahise nja muri studio nayikoranye niyimaze kuririmba yitwa Urarinzwe. Narikoze haci igihe nyifite, then mbona kuyijyana muri studio. Ariko byaranyoreye no kuyirecordinga, ntago nigeze nsubiramo. Ushaka kwibutsa abantu gatoya niba ntacyo bitwaye? Okay. Pata so. Nzayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba, nzavuga kugira neza kwawe, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza
neza nzayiririmba, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho. Thank you so much. So iyi ndirimbo yagufashe iminsi mike cyane mu ndirimbo zose wakoze, igihe gito gishoboka cyane kabisa kuyishyira hanze byose. Nashyize hanze ari lyrics icyo gihe, nabwo ntabwo byafashe igihe kinini. Okay. So nyemera none just like duse nk'abavuga kuri iyi ndirimbo Nshoboza, ni indirimbo ngira ngo kuva uyishyize hanze hashize iminsi itari myinshi, ni iminsi igera muri 3, ariko just like comment views n'iki ndabona just like bisa nkaho biri kwirukanka. So Nkomezi, ushobora kwibaza umuntu ni story behind iyi song Nshoboza, kuki wayise Nshoboza mu magambo yose agize indirimbo, kuki wahisemo ako kajambo konyine, byaturutse kuki, byahereye kuki? Indirimbo nayanditse turi muri lockdown 2020. Nabonaga isi n'abantu muri rusange bari mu buzima bushaririye bw'icyorezo, abantu bari bafite kwiheba, agana n'umuntu akabwira ngo umuntu yavuye mu gakiza kubera ibihe, arabona isi iri hafi kurangira. Nanjye ubwanjye nabonaga hari ibintu nkavuga amaherezo biragenda gute. Noneho nibwo haje icyo gitekerezo cy'indirimbo, ndavuga ngo nubwo kenshi tunyura mu bintu bitunaniza, hari ibyiringiro ko tuzagera iyo tujya navugaga ni mu ijuru. Buri muntu aba afite urugendo rutandukanye n'ubw'undi muntu, ariko urugendo rwose wabwiye Imana ngo Nshoboza muri uru rugendo bigenda neza kuruta uko wagenda wenyine utari kumwe n'Imana. So kuri bridge ya nyuma chorus yayo ndavuga ngo Nshoboza Mana uru rugendo nzagereye amahoro, kuko nkuko ijambo ryayo rivuga ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Ntago twakwishoboza muri ibi bihe turi kunyuramo, ntago biba byoroshe. Noneho ku gitero cyacu kivuga ngo biragatsindwa utangira urugendo ukananirwa utaragerayo. Navugaga ku muntu ushobora kwakira agakiza uyu munsi ngakizwa, ariko nyuma yago nkabivamo. Nkabivamo, gutangira neza ukarangiza nabi. Hari umuntu usenga akavuga ngo Mana numpindurira ubuzima, nunkorera ikintu cyiza, nzakomeza nkwizere, nzakomeza ngukorere. Ariko yamara kubigeramo akavuga kuki nsenga mfite ibyo nshaka byose, akabivamo. Biragatsindwa rero gutangira urugendo ruja mu ijuru kananirwa utarajyayo. Iyo niyo message ya Nshoboza. Ngira ngo ku muhanzi uwo ari wese iyo ndirimbo ye ari kuyitegura, niyo nizo project zanyu, ufite uri gutekereza ibintu byinshi, ukuntu yishaka muri studio, ukuntu izagenda, ukuntu amashusho azaba ameze. So kugeza kuri uyu munsi wa none turi kubona product iri hanze, iyo wicaye ukayitegereza ubona byibuze ari kangahe ku ijana mu byo washakaga byaba byaragezeho? Ahubwo sinexpectingaga ko iri busohoke imeze kuri iyi. Iri muri video zangoye, ko video ubusanga zirangora kuzishutinga. Zirangora cyane. Narinze nkora album launch tarakora video kubera ko nyine byananiraga. Ariko ubu bitangiye kuza gahoro gahoro. So nagerageje gukora muri iki gihe ngo nabitangiriyeho biragoye. Nagerageje gutegura gukora video. Hari mu kwa mbere ngire ngo biranga, najanye ibyuma kuri seti kubera ikibazo cy'icyorezo, birahagarara. Bwa kabiri nabwo ntabwo nanizeye ko biri bugende neza, style twakoraga kuri pressure y'amasaha birumvikana. Nagiye no kuri seti kuyikora already mfite stress kubera amasaha yadusize, ko nari nabipanze atari ko bigenda. Na location ibyo nashakagamo byose ntago byari gukunda kubera impamvu z'icyorezo. Ariko turakora, ngize amahirwe mbona bije bisa neza,
arabikunda n'umuproducer ayikora vuba iri mu ndirimbo baeditinze vuba cyane mu cyumweru kimwe yari imaze kurangira ngira ngo uri umwe mu bahanzi ba gospel uyu munsi wa none bari gukorana n'aba directors batandukanye umunsi ushize wakoranaga na Du ubu ngubu urimo wakoranaga na BGC na Freddy mwarakoranye so abo bose bacyashaka touch yawe nta muntu n'umwe urafatisha touch yawe bose bakora neza bose bakora neza ahubwo bitewe n'ikintu ushaka bigatuma ukorana n'umuntu runaka ariko bose n'aba director beza kandi bakoze akazi keza so ubatandukanye ute mu maje gukorana iyo ukeneye Du musanga he ukeneye BGC musanga he ukeneye Freddy musanga he BGC ndabizi mwamaranye umwanya munini murimo murakorana cyane bose bakora neza BGC icyo navuga sinzi ko afite umwihariko agira creativity nyinshi agira amayide menshi akubwira twagize gutya urabona bitagenda neza wabyumva nyine ukumva ni ibintu mubikoze nyine byagira umusaruro kandi ntago atinze ibintu ndanamushimira kimwe rirangiye mu cyumweru kimwe yari irangiye kandi aritanga ukabona nyine ari mu kintu n'abandi nabo niko bameze ariko niwo mwihariko navuga kuri BGC twakoranye ubu ngubu hanyuma Nshoboza yagutwaye budget ingana gute nkomeza urumva wajyanye ibyuma first time ubigezayo and then biranga uyu munsi wa none undi munsi wa kabiri bitwarayo mbona amafaranga ni amafaranga ariko ntago aka kanya navuga ngo arangana gutya ariko nyine biri mu ndirimbo nyine za hostinze kubera circumstance twakoreragamo reka tubigenze gutya ndumva utarishaka kuvuga tuzamuke muri miliyoni hejuru ibyo ngibyo tubireke anyway afite impamvu nari mbivuze hari umuntu ubona indirimbo ifite iminota 3 yes irakozwe light smoke machine everything biri aho ngaho akagira ngo n'utuntu byibuze dushobora twakosinga amafaranga 100 cyangwa 200 urumva kandi mu by'ukuri mu mwavunitse I know ushobora kubuhagurukira muri za miliyoni 2-3 kuzamura hiryo ngiyo so umuntu akaba yabona just uri gukoresha ayo mafaranga mu murimo w'Imana cyane banavuga yuko muri gospel music nta mafaranga arimo cyane sibyo so ukibaza ni yihe mpamvu urimo ratanga ayo mafaranga nacyo nashaka kugeraho nihe mpamvu witanga umunsi ku wundi usohoye video and then usohoye just amashusho mu kanya gato usohoye indirimbo ejo ngeze usuye muri studio just kandi ntago uri umu ambassador wa company runaka ngo tubwe niwe uri kuguha amafaranga just ninjiza gute you guys muri gospel music uyu murimo rero tuwukora nk'umuhamagaro iyo ukora ikintu ukunda uritanga ntago ureba ngo waspendinze amafaranga ngana gutya wowe urabizi ko wari ubivuzemo ibintu by'amatara location abyakosinze amafaranga menshi ariko ntago twita ngo aya mafaranga ndi gushiramo nzayagaruza gute ubikora nk'umuhamagaro Imana yagushizemo Imana yaguhamagaye rero iguha n'ubwo buryo ntago biba byoroshe ibintu byose bisaba ubushobozi bunini nta handi hantu ukora ayo mafaranga ariko tubikora nk'umuhamagaro niyo mpamvu tutabara amafaranga tudushiramo none se nkomezi umuntu acyari kwibaza ufite ubona atari ibyo bintu wenda bishobora ni rihe banga mwe mukoresha kugira ngo juste mugume mu gakiza mugume muri music mukora kandi bakostinga imbaraga n'umwanya wanyu and then iryo banga abandi badashobora hari abasore benshi usanga baratangiye gospel music kandi bayikora neza babize ariko bakavamo bakajya gushakira nyine amaramuko muri sekira n'ibiki byose so ni rihe banga mwega mukoresha ni gusobanukirwa umuhamagaro nico navuga kuko ya ari ukuvuga na amafaranga turi gushaka natwe ntago tuba tukirimo tuba twaravuyemo kuko ayo tumaze gushiramo niyo menshi no gusobanukirwa umuhamagaro wawe cyo wahamagariwe gukora so ubona ari ikihe kintu gishobora kuba cyakururira abantu bari mu yindi njyana cyangwa se batari muri gospel music bakora izindi kuba bavuga ngo none reka nake tujye kureba ko twakora gospel music ni ikihe kintu kiri muri gospel cyakururira abantu nkawe ubirimo by the way gospel navuga ko ari nka sinzi no muri sekera nimba bibamo ariko ni nk'abaganga bavura imitima y'abantu benshi umunsi umuntu udakijwe umusinzi umwe inzoga agwamaga akagura ngo narayindira kubera igihangano cawe kubera ibihendi kunyuramo umuyisilamu so cyangwa umuntu akakuhamya akagura ngo naringiye kwiyahura numvise indirimbo yawe ndabireka
haba hari ubugingo bw'abantu benshi uri muratabara, haba hari imitima, haba hari ibikomere urimo komora. So nico hanini gikomeye navuga tuba turimo turakora, ndetse no kuzana abandi bantu kuri Kristo batazi Yesu agakizwa kubera ko yumvishije indirimbo. Yes, urakoze cyane. Wenda nkomeza ibindi bibazo tubaza kubyibaza wenda mu mwanya ukurikiyeho, ariko ndagira ngo ku muntu udukurikire, yes twabonye amashusho y'indirimbo Nshoboza, ariko ushobora wenda kutubwira abantu burya bakurikirana injyana kuri aba bikubita n'ibiki byose, ariko just like atabasha kumva amagambo, maybe tugize amahirwe just like kuri live hari abantu badukurikiye muri kano kanya mu bihugu bitandukanye, so ushobora wenda just like kurimba wenda just igitero kimwe na chorus, and then tukaza tura amashusho y'indirimbo Nshoboza, tukinjira mu cyiciro cyacu kindi gikurikiraho. Nshoboza mana uru rugendo nzagereyo amahoro. 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 Biragatsindwa gutangira urugendo ukananirwa utaragerayo. Fata ukuboko uyobora intambwe kugeza ngeze iyo ngana. Biragatsindwa gutangiza urugendo ukananirwa utaragerayo. Fata ukuboko uyobora intambwe kugeza ngeze iyo ngana. Nshoboza mana uru rugendo nzagereyo amahoro. Nshoboza mana uru rugendo nzagereyo amahoro. Nshoboza mana uru rugendo nzagereyo amahoro. Nshoboza 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 kudasubira inyuma nzagereyo amahoro. Nshoboza mana uru rugendo nzagereyo amahoro. Nshoboza mana uru rugendo nzagereyo amahoro. Nshoboza mana uru rugendo nzagereyo amahoro. ntacyo nzaba amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika ntacyo uzanwa.
nitwa Giba Dibanga, nkunda gukurikirana ikiganiro Shalom Gospel Show kuri Genesis TV 387 Canal+. From the heartbeat of Africa, hakuna matata. Yes, arakoze cyane Nkomezi Prosper. Indirimbo ni Nshoboza, ni indirimbo amaze igihe gito ashyize hanze, ngira ngo kuba dukurikiranye cyane cyane mwumvishe aho inspiration yavuye, mwumvishe just byinshi bitandukanye kuri iyi ndirimbo y'uyu mukozi w'Imana amaje kuturimbira muri kano kanya. Kano nizere ko aho wicaye aho ngaho mu rugo imbere ya televiziyo yawe wabashe gushimishwa cyangwa se gufashwa n'iyi ndirimbo. Of course ngira ngo ku bantu bagifungura televiziyo zabo muri kano kanya kanone, turi kuri Genesis TV, ikiganiro ni Shalom Gospel Show, turi kumwe na Nkomezi Prosper, niwe uri kudufasha kuramya Imana muri kano kanya kanone, tugenda tunaganira of course abamaze igihe cyinshi ndetse awe n'ubutumwa aba yateguye bwinshi butandukanye abafite abashaka kutugezaho. So Nkomezi, uyu munsi wa none hari umuntu ushobora kwibaza just fait nyuma y'amezi 7 cyangwa se hafi umwaka ugiye gushira, turi mu bihe bitoroshye bya covid, urumva, and then kandi urimo urategura album ya kabiri. So watubwiye yuko indirimbo yaje uri mu gihe cya covid, and then uri kureba just like ibintu bitandukanye, hari ahantu inspiration yavuye of course, ariko umuntu ashobora kwibaza eske nyuma ya Nshoboza and then Prosper tugiye kongera tumubura ikindi gihe gitoya, cyangwa hari just like plan urimo urategura mu mitsi mike cyangwa mu gihe gitoya, just like mu mwanya cyangwa se mu masegonda make? Ntago wenda bishobora gufata kandi umwanya munini. Ubu ngubu urabona naheruka gushira hanze wanyuje indirimbo nyuma y'amezi 6. Haraciye igihe kirekire, ariko natekereza ko ubu bitazafata igihe kirekire, ahubwo ibyo bikorwa bindi ndakora uko nshoboye mbitunganye, nubwo ibyo bindi bimpugije bidahuye n'umuziki biracariho, ariko nzagerageza kubalansinga kugira ngo nabyo bibagereho vuba. So Nkomezi, byibuze wenda dutandukiriye gatoya kugira ngo wenda tube tuvuye ku muziki. Yes, umuziki ni ministry, ni ibintu ukora just like ku munsi ku wundi, ubuzima just bwawe ni ko nyine just like ugomba kubikora. Ariko Nkomezi abayeho ate, ukora ute, niho ukura amafaranga yo kugira ngo supporting ministry yawe, byifashe bite mu magambo make ya Nkomezi? Mbayeho nk'abandi basore bose. Abandi basore bose babayeho bate? Abadukurikiye b'abasore barabyumva. Barabyumva. Sister waryo umusore cyane, uri umusore wowe bayeho ute? Nk'abandi basore. Yes, umwanya munini mufata ndi mu muziki of course, kuwumva, ariko mba mfite n'ishuri ku ruhande. Donc iyo nari mu muziki mba ndi mu by'ishuri. uri ku ishuri. Hanyuma ministry yawe isupportingwa nande, just ikorwa ite? Sinzi kunabide n'Imana. Impamvu nari mbivuze, hari abantu benshi usanga nyine just wenda ufite nk'akazi ku ruhande, and then byibuze wenda ibyo uvanye mu kazi wenda ukaza ugasupportinga like ministry yawe. Yes, wakubuje ubitubwira yuko kujya muri studio ntabwo ari ubuntu, utanga amafaranga nawe kujya gufata biriya bintu byose kwa n'amafaranga bigenda bite, amafaranga aramanuka. Nta kandi kazi mfite, ariko hari igihe Imana ikoresha abagaragu bayo, abakunda ibihangano byacu bakadusupportinga mu buryo bw'amafaranga, bakakublessing, bakamblessing gusa ntibihoraho. Yes, akaba n'ikindi gihe Imana kizindi nzira, kuko urumva nta kandi kazi navuga ngo nkuramo amafaranga gushira mu muziki, ahubwo ni wa muziki n'ubundi ushobora gutuma mbona ayo mafaranga kongera gukora ibindi bikorwa. Gusa ntabwo biba byoroshye, ariko Imana dukorera mu kwizera Imana kandi ikabikora. Hari umuntu muri kano kanya kanone uri kukureba kuri televiziyo, just Nkomezi, ubu nuba ngo mubashije ngo Nkomezi ni umuntu nyabaki, yambwira ngo Nkomezi ni umusore utuje. So Nkomezi noneho ngiye kubaza ibibazo bitatu byonyine gikurikiranya kandi. Nkomezi iyo yishimye just like akora iki? Cyo ni cyambere. Iyo nishimye ndaseka cyane. Urasenga cyane? Ndaseka. Uraseka cyane. Nuvuga ngo kano kanya mudutse umuntu just comedian akagusetsa wakwishima cyane? No. Ndaseka iyo ari guseka. Uraseka cyane? Ndaseka. Yes. Impamvu nseka nuko muri nge mba amamaye nk'ibyishimo, ariko ibyishimo biratandukanye, biri mu buryo butandukanye. Hari guseka kubera ko umuntu yagushimishije, hakaba no guseka just kubera ko. Nuvuga ngo iyo wishimye ugaseka kabisa, ebana wa wishimye bien. Ya. Cyane.
cyane. Umuntu ngiye kwinjiza kano kanya agiye kugusetsa just like urishima cyane. Wait a second. Uretse kubyibazaho bro. Yego. Nakora ibintu byiza bishimije ndashaka. Ntabwo byizeye nawe gashaka kubikora. Anyway, icya kabiri. Nkomezi akunda kurya ibihe biryo. Just like ntabwo ngira ikibazo cy'imirire. Ibintu hafi ya byose ndabijya. Byose nta kibazo bro. Byinshi kabisa. Ibyo ukunda ariko kunywa cyane. Okay. No kurya nyine. No kurya. Nuvanga ariko kunywa ubirenza nibyo ukunda cyane kurusha kurya. So ubwo nuvanga icyo cyane nakibajije nabi. So Nkomezi akunda kunywa iki noneho? Hafi ibinyobwa hafi byose ndabishobora. Babishobora. Amazi, amata, ji, icyayi, byose ntago bingwa nabi. Nta kibazo. Icyo namba gusa n'inzoga. Uri umukristo yes? Umaze igihe kingana ukijijwe? Ubuzima navuga ko ubuzima bwanjye bwose nakuriye mu muryango w'abakristo. Barabintoza ariko nabatije nakiraga kiza nkanjye 2014. 2014. Nuvuga ngo washize nk'imyaka igera muri 7 gutyo. Yego. Reka dore muri 2014. Ibyo byose nturi marayika yes? Nuvuga ngo ushobora kuba warigeze gukosaho cyangwa se ukadekona gatoya. Okay, reka tubyite mu buryo bwiza. Ugakora icyaha. So ni ikihe cyaha wakoze kazwe watahanga hano no kabisa ibana. Ugafata n'igihe kihagije cyo kwiyiriza cyangwa se usenga uvuga ati ibyo ni ibanga ntago ndiri buvugire hano. Why not? Oya naje gutanga ubuhamya. Kubera nzabikubwira nizaba ndimo gutanga ubuhamya bwabyo. Seriously? Yako iyo amakosa asanzwe abantu bose barakora ikintu ahubwo gikunda kugwamo cyane no kukisaha. Ukererwa rimwe na rimwe hari igihe bimfata. Ntago ari buri gihe ariko hari igihe bimfata nyine. Navuga ko ari cyo kigaruka kenshi. Ufite icyo ntago ari icyaha. Ora ni icyaha. Kuko mu byaha kwica gahunda ni icyaha. Yes, ni icyaha just like ni bimwe wenda miziri nakani cyako mu byaha wenda tuvuge n'urugero dufite avuga bya bindi bikomeye 10 just nvanga amategeko 10 hari naje gutanga ubuhamya munsi wabyo nugera nzabivuga. Ufite impamvu nari mbikubajije ari umuntu ushobora kubona wenda umuramyi nkawe yes ufashe imitima ya benshi and then urakora nyine ari nabandi bakora nyine like karirimba ibitangazo bigakoreka abantu bakajya gutya kumva ko ari marayika ufata mu bundi buryo nyamara natwe kuba marayika namba ngiye kubesha nanjye twari uburyo bwo kugira ngo byibuze n'umuntu dudufashe nabo bantu baba hari bagifite imitekerereze nk'iyo ejo yakubona wenda tuvuge n'urugero wenda wagiye gusangira n'inshuti zawe mu kabari mu by'ukuri nturi no kunywa inzoga akavuga ati uriya mutipe nanamukundaga ariko ni ibibye nuko bimeze ugasanga nyine habayemo icyo kibazo kandi turacyafite abantu bafite imyemerere nk'iyo ngiyo benshi hano mu Rwanda. Reka ngisubize muri ubu buryo nta cyaha na kimwe Imana idashobora kubabarira. Yes. Cyaha cyose waba ukora waba unywa inzoga waba uri umusambanyi waba wiba pfa kuba umutima wawe ukwemeza ko uri umunyantege waguye mu ntegeke cyangwa uri umunyabyaha ukaza imbere y'Imana ugasaba imbabazi Imana irakubabarira kandi ikagukoresha ibintu bikomeye. Nibwo buryo nagisubizana. Kuri wa muntu wawitinyaga wumvaga ko atagera mu rusengero kubera ko yakoze ibyaha byinshi Imana nta kintu na kimwe idashobora kubabarira ko nicyo yapfiriye nicyo cyatumye itanga Yesu kugira ngo adupfire kuri ibyo bintu. Ikibazo cya nyuma just Nkomezi asabana n'Imana gute mu buryo bumeze gute? Hari umwe ushobora gufata Bible and then akavuga ati ngewe iyo ndi kumwe nafashe Bible nkasoma amasaha ngahe kabisa mba numva ndi connected n'Imana. Hari undi cyane cyane nk'abaririmbyi wenda wabyuka mu gitondo ugafata guitar yawe ukumva uri connected. Nihe hantu wowe kabisa ebana iyo uri connected cyangwa se uri kuri icyo kintu ugata ahantu ndi mu busabane n'Imana bwuzuye cyane? Mba mu busabane n'Imana iyo nafashe igihe njyenyine ngasenga ariko ndi kuri piano ndi kuririmba nibwo busabane bwanjye n'Imana niho duhurira kenshi iyo ndi kuyiramya njyenyine apana muri rusange ndi njyenyine mfite piano nibwo niho kenshi duhurira nayo ni naho inspiration nyinshi zavuye niho inspiration zivuye. Okay, mutwihanganire gatoya tugaruke mu kanya wenda tugana ku musozo n'ikibazo kimwe tubuze kuza kubaza Nkomezi Prosper and then tumuherekeza kuko abafite n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye. Turagaruka mu kanya ntujye kure ya televiziyo yawe. Irango kuba dukurikiye muri kano kanya ugifungura televiziyo yawe turacyari mu kiganiro Shalom Gospel Show ni kuri Genesis TV 387 turi kumwe n'umukozi w'Imana Nkomezi Prosper niwe turi kuganira nawe uyu munsi wa none ngira ngo kuba tabashije kubana natwe mu kanya kashize yararimo aratumurikira indirimbo
indirimbo yise Nshoboza n'amashusho afite amaze iminsi ashyize hanze iminsi igera kuri 3. Nkomezi ngira ngo twumvishe byinshi bitandukanye bya byose kugira ngo tukurekure nawe just ushobora kufite ubutumwa runaka cyangwa se message imwe yonyine ushobora kugenera ku badukurikiye urabira muri iriya kamera bitewe n'ikimana gusize ku mutima and then utugezeho ubutumwa bwawe mu magambo makeya. Mbere yo kugira icyo mvuga akamfatireho acoustic gato. Okay. Happy birthday to you. You boy. Happy birthday to you. Come on. Happy birthday to you, Octave. Thank you. Anyway. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Octave. Joyeux anniversaire. Thank you so much. Merci beaucoup. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza, Octave. Sabukuru nziza. Merci. Happy birthday Thank to you you, so bro. much, brother. Thank you, brother. Turagukunda. Ariko bite munsohokana ahantu. Sawa. Tuvanga turajyana kabisa. Yes. So, happy birthday to you. Thank you. Nabibonye nimugoroba. Turagukunda kandi wagize uruhare runini cyane muri ministeri y'abantu benshi ndabizi ko abantu benshi bafashije kuva kera kugeza n'uyu munsi. Imana ikomeze kwagure. Amen, amen. Ndashimira abakunzi banjye dahwema kudushigikira buri gihe. Yes. Ku bihangano dukora bakatwereka urukundo natwe turabakunda. Imana ikomeze ibashoboze mu rugendo bafite rwo kuja mu ijuru bazagera amahoro. Kandi turashimira na studio za Genesis TV. Imana ibaho umugisha kuba mwadutumiye. Yeah. Ku bantu byibuze wenda bakeneye Nkomezi Prosper bashaka ibitekerezo cyangwa se bafite ubundi buryo bashobora kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, indirimbo Nshoboza bashobora kuyikura he? Nkomezi bashobora kuba babonana nawe gute mu buhe buryo? Nshoboza iri kuri YouTube channel yanjye nitwa Prosper Nkomezi, ndetse no kuri social media zose ni Prosper Nkomezi, no kuri platform zose ama digital platform bashobora kuhasanga album yanjye n'indirimbo nshasha ndimo gusohora. Umuntu wese wankenera yankura aho ngaho. Yes, arakoze cyane Nkomezi Prosper. Munyemere dushimire buri wese wadukurikiranye kuva tugitangira kino kiganiro cyacu cya none. Ngira ngo mwabonye byinshi bitandukanye, ni impano nyinshi, ni byinshi ashaka gukora kandi akeneye kubikora kuri standard iri ku rwego rwo hejuru. Akeneye ibitekerezo byanyu, of course, akeneye imbaraga zanyu, akeneye amafaranga, akeneye amasengesho. Mwamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo nawe abashe kuzamura impano ye, tubone n'abanyarwanda benshi barimo barashininga hirya no hino mu bindi bihugu. So nyemera rero tugushimire muri kano kanya ko wabanye natwe. Ikiganiro cyacu nakagaruka ni buri wa kabiri no ku cyumweru, kwa kabiri ni saa 10, ndeni ku cyumweru ni saa 8 of course nkuko bisanzwe. Ngende ibyiringiro Octave, but nyuma yuko byibuze Nkomeza agenda turagaruka mu kanya hari kumwe n'undi mutumwe tuba turi kumwe. Ntujye kure ya televiziyo yawe. Shalom.